uyu munsi nanone igihe turi hano Palais de Justice de Bruxelles, urukiko rwa rubanda, aho turimo turakurikiranira urubanza ruregwamo Basabose Pierre na Twahirwa Séraphin. Uru rubanza rumaze hafi ibyumweru bibiri. Nkaba ngira ngo tuganire mu buryo bugufi na Maître André Martin Karongozi uhagarariye abarega, atubwire muri make uko uru rubanza aho ruvuye naho rugeze. Reka tumwumve. Urakoze Karirima. Icyumweru tutangiye cyajemo ubuhamya bw'abakoze enquête. Abakoze enquête ubayobora bamwita juge d'instruction, ni umucamanza wagiye mu Rwanda kenshi mu rwego rw'ibyo bita komisiyo rogatoire. Ni ukuvuga yagiye kureba abanyabuhamya, haba abashinja haba abashinjura. Ikindi abandi bantu twumvise ni bamwe mu barokotse jenoside. Mu barokotse jenoside muri iki cyumweru bavuye no mu Rwanda, bamwe batanze ubuhamya. Hari n'abandi batanze ibirego byo kwaka indishyi. Hari ababa hano mu Burayi, hari ababa muri Afurika, mu bindi bihugu. Rero urubanza urebye tumaze kurwinjiramo nyirizina. Ariko uribuka yuko mu gihe cyashize babanje no kubaza Twahirwa kuri enquête yose, ariko iba ngufi cyane kubera yuko we ibyinshi arabihakana, arahakana n'abantu ko bamwe atabazi, ku buryo nabyo byabaye bigufi. Haje n'abo bita les témoins de contexte, ni abantu baba ni nk'abo wakwita expert, barimo nka Joseph Matata, ngira ngo mwarakurikiye. Ni umuntu ukubwira yuko enquête kera yakoze, kuko yahoze muri za association zirenganura ikiremwa muntu mu gihe cya Habyarimana. Arimo arakubwira ko ngo nyuma yatahuye andi makuru avuguruza ibyo yari yaremeje. Muri bimwe namubajije avuga ko uwo ninde? Uwo ni Joseph Matata. Ajya avuga yuko rero ngo mu Rwanda hari umuco wo kubeshya, culture du mensonge. Ibyo ni ibintu byavuzwe na ba Pierre Peyan, ni ibintu bivugwa na ba Philippe Regens, n'umuperi blanc witwa Dosuter. Ndamubaza nk'umunyarwanda, ariko se uri umunyarwanda? Ati ndi umunyarwanda. Ndamubwira nti ubwo yenda ufite n'ubwe n'igihugu bwa hano, atari ko ndi umunyarwanda. None se wowe uwo muco wo kubeshya ntiwawukuriyemo? Aranaseka ngo we ngo nyina yamumwigishije kutabeshya, ariko byari kumwereka ukuntu ibyo avuga ari ibintu umuntu adashobora kwemera. Ibintu umuntu adashobora kwemera, nta gihugu cyangwa akarere cyangwa se abenegihugu cyangwa abantu bavukana amaraso yo kubeshya. Abandi rero twumvise harimo uwo tumaze kumva mu kanya witwa André Gishawa. André Gishawa nawe ni umuntu wakoze enquête nyinshi, wabaye expert kuri mu rwego rwa rubanza rwa TPI rwa Arusha, no mu izi manza yazijemo nyinshi. Ariko nawe ni umuntu wagiye ahindura bimwe na bimwe. Nk'ubu mu kanya avuze yuko ngo jenoside itateguwe, ngo okay. Ariko uko guhinduka rero na president w'urukiko yayibaje nka Matata, tese niki cyatumye uhinduka? Ntabashe kumusobanurira. Ariko Gishawa murabizi we, uzi ko ari we wakoze preface y'igitabo cya Ruzibiza. Nyuma uzi ko Ruzibiza ibyanditse yavuze ko atari byo, nawe arabihakana. Hari abantu bagiye bahinduka ku buryo bunyuranye. Buri wese mu bagiye mu barimo bahinduka gutyo, ba Regens, aba ba Gishawa, aba ba Matata, usanga baritiranya ko babambuye yenda nk'umugati wabo, bakabyitiranya no kurwanya leta. Ugasanga ni ibintu bivanze ku buryo ntago bakiri aba expert. Umuntu ashobora kurambiza avuga ati aba bantu barampa amakuru nyine atajenjeka.
ariko hari ibyo bemeye kera bamwe ntibabihakanye, hari n'abarimo bavuga nk'amatata yuko byahindutse. uko guhindagurika se urukiko bitonaho konti rurabyumva rukaba bakomeza kugira icyizere? Ubwo tugomba kubyitondera kubera yuko nagiye mbakurikirana kera, narebye uko bahindutse, ibyo barimo bitiranya nkana ndabibona, ariko hano turi imbere y'urukiko rwa rubanda, ni ukubasobanurira kuko hari abantu batazi n'u Rwanda barimo barwigira muri uru rukiko. Niyo mpamvu rero dufite uburyo bwo gukora za komantere nyuma y'uko abanyabuhamya bamaze gutambuka. Urugero nabikoze ejo ku muntu warokotse mu Rwanda w'umuhutu, icyo gihe rwose baramuburabuje, interahamwe zaramuburabuje zimwirukana mu Gatenga, ahungira i Nyamirambo, zimusanga izo mu Gatenga nyine zimusanga i Nyamirambo, ahungira mu Muhima zimusanga i Nyamirambo. Noneho baramubaza bati se bakuzizaga iki? Ko nyine wari umuhutu, avuga ukuntu yigeze kujya muri PL, muri ishyaka rya PL, ariko nyirizina bamujije uko bamubwiye ngo ajye muri MRND muri 1992, ariko kuko atamenyereye izi manza ntabwo yabashije no kubisobanura. Aho nyuma nkora komantere rero ndavuga nti mwamubajije ngo muri 1994 yari afite imyaka ingahe, mwabonye ko atabyibuka, ntimujye mubanza murebe n'umuntu ikigero cye kugira ngo mubashe kumva n'ibyo arimo avuga. Bamubaza n'urupfu rwa Bucyana igihe rwabereye, ntabwo yabyibukaga kuko politiki ntabwo yari imushishikaje. Ikindi yaricururizaga, aravuga ati ngewe nakiraga abantu bose, abahutu, abatwa n'abatutsi. Ikindi baramubajije ngo ese ngo ko hari ibyo wavuze bakubaza mu Rwanda ubu ngubu ukaba utabivuze, aterega mbasubiza ibirimo biza, genda basobanurira nti jenoside uretse ko kuri bamwe yatangiye gutotezwa byatangiye mbere, jenoside amezi 3 ntabwo ushobora kuyavuga mu isaha imwe. Ibyo rero ugenda ubibwira juri kugira ngo abo bazaca urubanza, intumwa za rubanda, kugira ngo bagende basobanukirwa uko bimeze. Ndababwira hari undi mudamu wari watanze ubuhamya, ubwo ni umunsi ubanziriza ejo, bakamubaza akajya asubiza ibyo bamubajije ko yibagirwa kuvuga we uko yarokotse. Nyuma ndamubaza arabisubiza, ariko mbaha urugero kuko ibyo bita kubeshya ugomba kumenya nuko abantu bateye. Abantu barababaye ku buryo bukomeye, ku buryo no kubivuga no kwemera no kuza nabyo ni intambwe igaragara. Ntabwo rero washaka kumwongereraho ngo arimo arahisha cyangwa arimo ngo hari ibyo atibuka. Twese turibagirwa, ariko ubu urabona ko hagiye gushira n'imyaka 30. Uko imyaka igenda yiyongera nyine hari ibyo twibagirwa twese. Sinzi rero niba hari ikindi kintu watubwira kugira ngo dusoze iki kiganiro cy'iki cyumweru, umwanya ni wawe. Icyo nakubwira nuko Basabose ataragaruka, ntabwo aragaruka mu rukiko, sinzi niba kiri mu bitaro, ariko ubwo turategereje. Ubwo rero ahagarariwe na avoka we Flamme, uretse ko nkuko nabikubwiye ubushize usanga we aba arimo avuga ibitekerezo bye, aracyatubaza ngo jenoside ntiyateguwe, ngo habaye nyine nyinshi. Twoye kubitindaho, ni bimwe nakubwiye mu cyumweru gishize. Uyu munsi murimo murasoreza kuki kugira ngo tumenye uko tubwira abatwumva? Donc abanyabuhamya bavuye mu Rwanda batwumvise babiri, bazakomeza mu cyumweru gitaha guhera ku wa mbere. Hanyuma uyu munsi tugiye kumva umuprofeseri witwa Alain Verhagen, ari mu bazungu binjiye mu Rwanda mbere jenoside ikinarimo, ahingukira mu Bugesera. Rero afite ubuhamya, dusanzwe tumubona, turamuzi, afite ubuhamya bukomeye kuko we yiboneye n'amaso ye. Tumaze kumva Gishawa, namukubwiye mu kanya, uko yagerageje urabona yuko
ntabwo agishyiraho umwete wo gushinja abantu uko yari yarabyanditse kubera izo mpamvu nakubwiye. Ubundi ariko Twahirwa aracyahakana byose, hafi ya byose. Arashinyagurira abantu, aravuga ngo bamwe bari inshuti ze kandi abantu bakavuga ko yabarashe, nka hariya kwa Ndengengoma Roger avuga ko hari abavuga yuko ariwe warashe umufasha we, ariko akakubwira ko bari inshuti ze. Ubundi uwo muntu wari ufite akabari akavuga yuko atakazi, kandi urabizi n'ubu ngubu ntabwo umuntu ufite akabari muri karitsiye nka ziriya za Gikondo cyangwa n'ahandi abantu baba bahazi. Yari afite akabari ariko kari kumwe na butike agurishamo ibikoresho bisanzwe cyangwa ibiribwa bisanzwe. Ibyo naramubwiye ejo muri commentaire, ntabwo ushobora kuba utabizi, ariko urumva ni umurongo yahisemo. Ntabwo twe bidufasha kuko dukeneye ko aduha n'amakuru yandi, ariko uko abanyabuhamya bamuzi bagenda baza, nawe bizagaragara yuko hari ibyo ahisha nkana. Rero ubwo rero turakomeza, mu cyumweru gitaha tuzagira abanyabuhamya baturutse mu Rwanda benshi. Maître André Martin Kangozi, murakoze cyane kandi mukomeze mugire akazi keza. Nawe urakoze.